none rero twe tukubwije ukuri ndi tukubaga. Icyaba cyiza nuko wasubirayo aho kugira ngo bazamanukane umurambo. Manuka uzagwe mu rugo, ukamanuka wihebye kurusha umuntu muzima. Wagera mu rugo ugashaka abayumbe, sifa we abayumbe batatu. Atumva rero nagiye Kanombe, njya Masaka, njya Rwa Faisal, njya mu Buhinde, bose bambaye igisubizo kivuga ngo ntibishoboka, muze dupfukame. Imana irabivugaho iki? Wapfukama imbere ya nyiribi. Haleluya. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Mwapfukama gusa mukibutsa Imana amasezerano. Havuga ati hari icyo wambwiye cya gihe nkora umurimo wawe, cya gihe ngemuriye umurwayi, cya gihe nafashije umuntu, cya gihe nubatse urusengero, cya gihe natanze itu. Kavuga ati hari ijambo wivugiye kandi ntujye uhuzagurika papa. Imana ikavuga ngo kuko wambereye inkoramutima nanjye nkagukunda, binteye gutanga ingabo nyinshi zipfe, ntugipfuye ahubwo bayeho. Imana ikavuguruza iby'isi yavuze kuko ari Imana ishobora byose. Reka nkubwire, nubwo ubusaze buhari ariko icyo Imana yakubwiye ntigisaza. Imana niyo yonyine igitanga amasezerano, ntishyire umuntu mu kiruhuko cy'izabukuru. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Imana n'umugisha w'Imana n'umugambi w'Imana washe kubona ko twese bakuri kimwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Tugeze ku munsi wa gatatu w'amasengesho, nongeye kubatumiriza umukozi w'Imana Ntakiyimana VEDASTE. Ndabasabye ngo nyaboneka mu muhamagare, mu muhesha umugisha, afite amagambo y'ubwenge. Mwibuke ku munsi watubwiye ijambo rikomeye ngo isezerano Imana iri guhari idasa naho uri. Ushobora kubura umuhanda ukubura ahubwo kuzajya Dubai kurangura. Buriya hari abari muri Amerika yabibwiye bari mu gikoni cyane. Reka nguhe urugero. Hari umuhungu umwe hano ahaga ni gahanga, yajyaga acuruza amasima, acururiza umuntu, yabonye green card, yabonye na visa agiye kujya muri Amerika. Uterura imifuka ya sima, nyine kwita Trump gusa yiyaturiraho kwitwa gutya, n'ibyo bitaramenya. Yuje green card ubu yarayibonye, agiye kugenda urugero nguhaye, ndetse byaranamugoye, ntazi n'icyo nta kintu. Turi ni hano gahanga hepfa hanga, urimo urabyumva. Hari umuhungu twiganye arabizi uyu munsi ari muri Kentucky, umujyi ndawumubwiye, baramubwira ngo yari mu bantu batemerera iby'ubuhanuzi, hanga atari ku bintu bavuze barabibaho biranibaho. Abonye passport agiye mati niba byarangiye tuzatura muri Amerika, ntiyabyemera, yabyemeye agezeyo. Amen. Uzi ko abimubwiye no kurya bitabaho, uzi ko abimubwiye no kwambara inkweto ntaza afite. Imana iba yivuga ibingana n'igihurimo, yaba ari nkanjye, ntabwo yaba ariyo. Ikubwira ibintu bigucanga, bigacanga n'abaganga bavuze ngo hasigaye gupfa, iraza igatangaza kubyara. Ngewe umuntu yarambwiye ati Imana iguhaye inzu, ariko ikibazo mufite mubona ikibazo ufite ari ikibiryo, ufite ikibazo cy'inzu kweli. Nzayibamo gute? Ikubwira ko uzatura ahantu ubona nta bintu wikore muba w'imigozi, wikore imitumba y'insina, wahuye ingurube, wakennye wicaye ku irembo, wapfukama ati nduwiteka Imana yanjye nzagutuza hagutse kandi heza. Wareba uryo utaha mu ndaki, wareba uryo uba muri ruhurura, wareba uryo uryama ku mifuka n'amakarito, wabona uburyo inda yawe n'umugongo, ukibaza ngo ukuntu utekerezwaho. Wareba mu mufuka ugasanga ntuhari, wareba mu ikofu ugasanga ntuhari, wakureba mu muryango ugasanga ntuhari, ariko Imana ikanga. Reka nkubwize ukuri, ibaze kubwira Aburahamu ndamukunda uriya mubyeyi ngo ni ukuri nzaguha urubyaro, abona umukecuru byaraheze. Ahubwo ngo hano nubwo ari Yezeri wateruye ibyuma shaka ati singende n'inshike ati humura. Ariko ibaze, ntabwo nzicuza kugukurikira,
mfite impamvu zibifatika. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe. Mana turagushimiye. Haleluya. Uyu munsi wongeye kuduha amahirwe yo kongera kugaruka kuganira n'abadukurikira. Turasenze ngo ijambo ryawe rigihireme ibintu bitari biriho. Ijambo ryawe rihindure ubuzima n'amateka. Ijambo ryawe risetse abariraga. Ijambo ryawe rifumbatiza abatari bafite. Ijambo ryawe waribwiye Hagari ari mu butayu, yabonye umwana wari guhumeka nabi bimurangiriyeho. Uramubwira ngo Hagari we humura, aho umwana agiye gupfira mpafukuye iriba. Uri Imana igifukura amariba n'amasoko. Turasengera abadukurikiye tugiye kubana muri kiganiro kugira ngo ijuru rireme ibintu bitari biriho ku buzima bwabo. Mwanditsi ravuze ngo utwereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abatwanga bose bakirebe bamware bamenye yuko Uwiteka dutabaye. Waravuze ngo kuko inkoni y'ubutware bw'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwanda w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi bataramburira amaboko yabo. Uherekeze iri jambo kandi umuntu wese wari uri mu gikombe cy'ishidikanya Mana agihagurukemo kubw'ijambo ryawe. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana imuha umugisha umukozi w'Imana ibyaza tuzamuriye. Turimo turaganira tugeze ku munsi wa gatatu mu bintu by'imbaraga. Turimo tuvuga ukuntu biteye ubwoba, ariko wemera ukaba mu bigisha nkunda ariko ndagukunda cyane. Amen. Urigisha nkafashwa nkanezerwa kandi nagiye nkugiraho umugisha mu buryo bukomeye. None uribuka kugira ngo mva aho bigeze, umugabo umwe yakoreye Imana ari muto, agera ubwo ashaka, arananirwa, arasaza, ava ku bitamba asigara atamba ibihumura neza. Ibyo bita byo bintu bagenda bazunguza bihumura byo gutamba ibihumura. Yego. Arangije ngo rimwe yaricaye ubufindo buramufata ajya mu nzu y'Imana. Ngo yinjiye amahura na marayika. Amubwira tumva nkubwire ngo ruzabyara umwana w'umuhungu. Imuha n'izina. Amubwira uko bizagenda. Umugabo ati ibeshye ibyo nzabimenya gute ko ndi umukecuru, ndi umusaza, n'umugore wanjye akaba ari umukecuru cyane. Icyo bita nyiri ibintu kwimenya intege nke z'Imana yavuze. Kandi urakumva rero nyiri sezerano yimenya intege nke zo kudasohorezwa icyo akurikije uwo ari we. Aje ndi umusore ngishoboye akazi ntago gishoboye, iwanjye ntibikunda, bimeze bite? Uramuzi ni Zakariya. Nagira ngo turebe uruhare rw'uko abantu badutekereza no ko batubona nk'inkoni dukubita kugera ku masezerano. Kuko ibyo byose amaze kubivuga kare Yosuwa yaributse. Amen. Ari inkoni ebyiri Satani anyura mu bantu bazikubitisha abantu. Inkoni ya mbere ni imivukire, iya kabiri ni ubusazi. Umuntu ujya utinda muri kavukire, iyo ni inkoni igukubita, wajya kwegura umutwe ikagukubita, wajya kuvuga ikagukubita, wajya gushaka umugeni ikagukubita, bajya gushakwa ikagukubita, wajya kudepoza ugahura nayo. Inkoni y'amateka yakavukire. Twita karande yasaze. Iwanjye niko nyita. No muri douche, no mu birori, no mu nama, no mu bizamini, kavukirira kati. Iyo nkoni iragufata kavukire, niyo wajya kwicara ukicara nabi. Kwicara nabi mvuze mu byumve kuticara wegeranyije amaguru, ahubwo wicaza itako rimwe kuko uzivuga uti n'ubundi barayinkura. Wicara uhagaze, ubundi wicara uhagaze. Ubundi nkurikije amateka yakavukire yanjye sinakicaya. None ubwo mbahandije reka nicare gutya. Umutima ubukubwira ngo aho wicaye siho. Nuko urebye Sarazaro ugati yaryo uruwaye. Nkuzi. Iyo ni inko. Karebu barabimubwiye ati uruwahehe. Gutya. Ni gutya. Ati muraho neza. Kavukire
Rwanda ho nta kibazo gihari ukarera aho kose nta ngorane ariko hari aho wicara ukumva intebe si yanjye neza ifite si ibyanjye neza uzi ko ukavukire gufata wajya kwiyarurira ukabura aho uhera kandi ibiryo bireba kandi ubireba n'amaso kwa rusenda ugira ngo ni sosi kugira ngo hari umuntu wamwe ati ngiye sinya n'igisosi kuko ibyo nahuriyemo nabyo ndabizi ati ko amateka y'akavukire gutandukanya isosi n'ubunyobwa byarananiye gutandukanya isosi n'urusenda byarananiye kubera iyo mpamvu icyo gikomere nzari nasaza gifite singiye kujya mbaza ngo iki ni iki winjiye mu nzu abura tuwarete kandi zira yaza tuwarete ngira ati jya agiye asanga harera ati hoya ati gutya se ati mwa araceceka ntiyavuga arindira akaza kubona iyo hanze kandi ari muri hoteli ibyo ni amateka y'ubuvuke ni inkoni ikubita umuntu ntagere mu mugabane we ahantu twashyiremo utuntu dutatu hariho noneho naho ugera abantu bakagufata nk'uko bakubwiwe utari ukuri kwawe bakagushyira mu bikorwa bingana n'uko bakubwiwe cyangwa bakumvise kandi urengana rwose bakaba bafite amakuru y'umuntu atariyo kuko bayabwiwe n'utariwe kandi udashaka kuvuga neza uwo muntu rero kareba uyu niwe dushaka kuvuga aha ngaha rero amaze kwibwira komeza uvuga ibintu bishobora gutuma umuntu abura gakondo cyangwa ibye atabikandagiramo kandi abireba icya kabiri ni ubusazi yaramubwiye ngo imyaka ufite ubu hari imyaka umuntu agira ntabe gitifu kandi afite amashuri yarize azi gukora raporo azi igifaransa azi icyongereza ariko imyaka ufite bakavuga ati ubu nyine wari veterineri kandi nabwo no veterineri nabwo y'ubukungu hari imyaka igerwaho amafaranga menshi batucuruza ibinyamakuru bakavuga ati ikintu cyagufasha kikakurengera ukaba wagikora tukemera ntanga z'abaturage ngo baguhe akazi ko kuzikama hari umuntu wereka gusohora ngo arangije dogiteri afite imyaka 90 batese kandi nta muntu ubundi bashyingura na diplome uyu bari yabyita ihahamuka imyaka ni inkoni ikubita umuntu isi iravuga ngo imyaka ntibyemewe imyaka yigeze nubwo bafite ubuhanga ujya muri pasiyo isi irakwicaza ikaguha ati nimashaka bajya bagwemba ariko wicaye angahe se yaho isi irakwicaza uko waba uri kose uba igihangange ukomere wige menshi isi izakubwira ngo imyaka ufite jya muri pasiyo kandi harimo isomo rinini nabwo nubwo atari ryo turi bujyemo ukwiye gushakisha aho uzicara ukiri ku kazi ubundi aho uzaba uhashaka utarahagera ukwiye gushaka intebe ugifite ukicaye ndakumvise abadukurikiye kumwe bw'abera ministries nongere gusobanurire ntabwo ari itorero si idini ahubwo tuganira online kandi tubwira ko mu minsi mike muzadukurikirana turimo turivugira ku minsi umugabo amaze kuvuga icyo Imana yamuvuze undi naramubwiye ngo urashaje umugabo ati kihe se ko amubwira uwo Imana yakoresheje yego imubwira naho ariho amubwira na HEBRONI nicyo bamubwiye ndaramuri bati ati ndabyibutsa atari ko warakererewe dore kundi sivuga abantu babiri barwariye indwara rimwe umwe none agahita ajya kwa muganga muganga aravuga ati wafashwe iriya ati nafashwe ejo nimugoroba numva ubuzima bwanjye buri kugenda buhinduka none ndashati sawa wigiriye neza kuko uje vuba agahita agufata ibizamini akaguha imiti avuga ati mbo indwara yawe kuko yari tararengerana ugize amahirwe ufite amahirwe yo gukira undi akicara mu rugo ati nta kibazo undi akicara ati nta kibazo undi akicara ati ariko nuvanda ati mu nkandi ukwezi kwashira akajya kwa muganga muganga aramaza ngo wafashwe ryari ati nafashwe mu kwezi gushize ati reka nkubwire awaje ni indwara yawe naho igeze ntitugifite ubushobozi bwo kukuvura ahubwo tugiye kugura transferi ababa muri Kigali i Masaka wagera i Masaka icyo muganga kubaza arakubaza ngo wafashwe ryari ati nafashwe mu kwezi gushize wivurije he tinaringiriye bako nakira indwara yawe naho bigeze yaturenze
icyo twagukorera urajya i Kanombe. Iyo ugeze i Kanombe nabo nuko bakubaza ngo nafashwe mu kundi kwezi wari ukiriye nari nkiri mu rugo, indwara yawe yamaze kurenga urugero rwacu rwa Faisal. Wahagera bakakubwira ati igihe twagombaga kukwitaho nka rwa Faisal dukurikije ubushobozi bwacu, dukurikije ibyuma byacu, harenzeho ibyumweru ibi. Icyo tugiye kugukorera ni mu Buhinde. Wumva ahantu systeme y'isi itandukaniye na systeme y'Imana. Haleluya. Wagera mu Buhinde bakakubwira ati reka tukubwire usigaranye 12 ko kubaho n'ubwo uri kuvuga. None rero twe tukubwije ukuri ndi tukubaga. Icyaba cyiza nuko wasubirayo aho kugira ngo bazamanukane umurambo. Manuka uzagwe mu rugo, ukamanuka wihebye kurusha umuntu muzima. Wagera mu rugo ugashaka abayumbe. Sifa we abayumbe batatu. Atumva rero nagiye Kanombe, njya Masaka, njya rwa Faisal, njya mu Buhinde, bose bambaye igisubizo kivuga ngo ntibishoboka. Muze dupfukame. Imana irabivugaho iki? Wapfukama imbere ya nyiribi. Haleluya. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Mwapfukama gusa mukibutsa Imana amasezerano. Havuga ati hari icyo wambwiye cya gihe nkora umurimo wawe, cyagiye ngemuriye umurwayi, cyagiye nafashije umuntu, cyagiye nubatse urusengero, cyagiye natanze itu. Kavuga ati hari ijambo wivugiye kandi ntujye uhuzagurika papa. Imana ikavuga ngo kuko wambereye inkoramutima nanjye nkagukunda, binteye gutanga ingabo nyinshi zipfe, ntugipfuye ahubwo bayeho. Imana ikavuguruza iby'isi yavuze kuko ari Imana ishobora byose. Reka nkubwire nubwo ubusaze buhari ariko iki Imana yakubwiye ntigisaza. Imana niyo nyine igitanga amasezerano ntishyire umuntu mu kiruhuko cy'izabukuru. Na Siyoni yarivugiye ngo noneho sezerera umugaragu wawe kuko amaso yanjye umugabane ugomba kubamo. Urumva ahageze amukubitisha imyaka. Ati imyaka yararenze. Ikindi kandi abarimo duturanye neza ntabwo tukibatera. Bene ruba. Ati hari ibindi bibiri utakwihanganira. Icya mbere ndi wakwihanganira intambara. Imyaka ufite ntikwemerera kurwana. Icya kabiri abahari nubwo wabona inkunga ntabwo babatsinda. Kandi abandi babonye iminani nta uri bugufasha abantu baradamaraye. Unete nari kunyurwa iyo bitavugwa n'Imana. Ariko kuko byavuzwe n'Imana. Nari kunyurwa iyo bitavugwa n'Imana. Ariko byavuzwe nitabasha kubeshya. Ubundi abantu bangurikiye banyuve neza. Mu mwuka ntibyemewe kunyurwa vuba. Mu mwuka ntibyemewe kunyurwa ngo ayo masezerano arahagije. Buri munsi dushakisha amasezerano. Ntibyemewe kunyurwa mu mwuka ngo uvuge ngo ibyo mfite birahagije. Buri munsi duhabwa ibiva mu biganza by'Imana. Ntibyemewe kuvuga ngo aka kazi konyine ngo nta kibazo. Buri munsi duhora duhabwa akazi. Ntibyemewe kuvuga ngo amashuri nize arahagije. Buri munsi duhora twiga. Hala celeveria. Tugushimiye Yesu we. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizera. Haleluya. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizera. Abantu babona kushaje Imana ikabona ijambo yavuze. Nawe ngo aramwitegereza. Nubwo tuzabikomeza. Ndagusaba ikijo tuzakirangiza nyine. Kuko tuzatugeza mu rwego ruri hejuru. Ko tugomba kuvuga n'abandi bantu. Urumva aramubwiye ati wowe. Ubundi tugiye gusoza n'ubundi. Shaka ahantu humva. Amukubitisha imyaka. Ariko arangare biki Imana yawe. Hari imyaka umukobwa agira.
akitakariza icyizere. Hari imyaka umusore agira akitakariza icyizere. Hari imyaka umuntu wize ageramo akitakariza icyizere. Hari imyaka umuntu ageramo akabona ntiyaba agicuruje. Hari imyaka umuntu ageramo akabona ntiyaba acyuriye indege. Hari imyaka umuntu ageramo akabona ntiyaba akibonye inzu. Hari imyaka umuntu ageramo akabona ntiyaba akigiye mu irushanwa mu kudepoza. Hari imyaka umuntu ageramo akabona ntiyaba akibonye diplome. Hari imyaka umuntu ageramo akabona perime ntimureba. Hari imyaka umuntu ageramo akabona kuvuga ubutumwa sibye. Hari imyaka, ariko Imana niyo yonyine itajya itabara umuntu udashingiye ku myaka. y'ibyo bintu cyane kikubwira abavuga ko utazabibona batari bahari. Icyo kibazo kandi kituvuna tugiye gusoza nuko amatwi yumva abantu asakuriza umutima kuruta ijwi ry'Imana. Amen. Ubundi imyaka yagombye kubera ikibazo nta kimana yavuze. Imyaka yagombye kuba ari ikibazo mu gihe nta kimana yavuze, ariko yakivuze. Yaramubwiye ngo itonde nguhe ubuhamya. Mu myaka 45 uko nateraga ngatabara n'uyu munsi reka nkubwize ukuri, uyu mugabo yavuze mwitonde mu byumba. Je ntabwo nemeranywa na Karere. Umuntu w'imyaka 40 ahantu yarwana si wa 45 yagiraga yarwana. Ahubwo nubwo wagira imyaka 200 waravuganye n'Imana, ni rya jambo rirwana. Ntabwo ari urwana, ni rya jambo Imana yavuze rirwana, rikuraho imisozi, rikamya inyanja, rikunyuza mu butayu, rikuremera. Ni rya jambo Imana yavuze. Si wowe ati genda shaje ariko yabimbwiyeyo isaga sezerano ntabwo ari urwana. Erega yaba hagombaga kurwana. Imaze kugera ku nyanja, Imana ikagatira mushaka amashoka mutema ibiti. Bazibona ryari ariko bafata faro ariko se wakwitonda byamubwiye ngo habwa ati we gori yatundakuzi uri ikigabo kirekire batitiye uri muremure cyane umeze nabi ndakuzi kandi nge sinakunesha ariko negamiye ukunesha. Genda umva sangize gutemwa izina ry'Uwiteka Imana wagize. Iyo twavuganye n'Imana mushumba si twe turwana. Rya jambo Imana yatubwiye niryo rirwana. Kandi reka nkubwira kandi udusoza, ikikubwira ko Imana yavuzaganye nawe igutabara ugeze ku nkombe. Ijambo ry'Imana rigira imbaraga ugeze ku nkombe y'uruzi neza, inzira irangiye nta muyomba. Amagambo make y'inzira y'abantu irangiye na Imana iza ukiri mu y'abantu uzabasha kubika. Yaravuze ngo gutemba izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye uyu munsi irakungabiza. Ntabwo ari nge ahubwo hari komanda turi kumwe. Itonde gake ubwira irindi jambo rikomeye. Yarahanuye umusaza witwa Elisa arahabwira ngo ejo nk'iki gihe kwirembo ry'Isamariya iyi giciro ibintu bizamanuka kandi baterekarika. Ngo haza umugabo w'igihangange wari umunyabwenge w'isi, aravuga ati kabona naho Imana yakingura amarembo y'ijuru n'amadirishya y'ijuru yakinguka. Bukeye mu gitondo ababembe 4 gusa bakuramo ingabo. Nuvuga ngo bafashe ibiryo batarwanye. Wari uzi impamvu batarwanye? Iyo baharwanira bari guhombye batunga. Yego. Ariko rero tukavuga no ku ijambo ryo kuri ari. Arya batewe baraharwanira. Oya. Kandi aho hari ikigega. Imana yanze ko barwana. Igituma tudapfa tukiriho n'Imana yavuze. Amen. Bakurebera mu myaka Imana ikakurebera mu isezerano. Mu isezerano. Bakurebera mu gisekuru Imana ikakurebera mu isezerano. Bakurebera mu gihagararo Imana ikakurebera mu cyo yakuvuzemo. Kandi icyo yakuvuzemo nicyo uzaba. Amen. Imana ibahe umugisha. Imana turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Turagushimiye kuko uri kumwe natwe. Turagushimira kuko utwitayeho. Turagushimira kuri Imana ivuga kandi igasoza ibyo yavuze. Uyu mugabo, uyu mubyeyi, uyu musore, uyu mukobwa tuzongera guhura, tuzongera kumva ijwi ry'amashimwe. Urakoze kubikoze, tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Nongere mbabwire ngo mukomeze muhamagare. Ndabashimiye abahamagaye. Telefone ifungurwa guhera saa 12 za mu gitondo kugera saa 6 z'ijoro kandi turabasengera turakomezanya. Kandi ikindi bifuza kujya muri groupe munsi hariho link mwinjiremo dusengane kino cyumweru. Ngira ngo mwabonye umukozi w'Imana. Nifuza kuvuga nimero yawe noneho. Nimero yanjye ni 078 45
45 5 3 3. biravuze ngo ni uguteranya magana 50 bari mu gihugu cyo hanze bari Burundi Kongo mu bikose mutehereye aho ngaho ni plus de 150 ngo kongera magana 50 gakira mibare yavuze maze mukabasha kuvugana rero murakoze Imana ibaha umugisha turi kumwe kandi namusabye ko twabana muri iminsi 7 yose muri ubu buryo bw'amavuta ko tugeze noneho aho abantu badukubitisha icyo turi cyo batazi iki none badukubitisha icyo turi cyo nabo turi bo Imana ikaturindira icyo yatuvuze. Amen. Kandi isezerano ntabwo risa natwe risa naho tujya. Amen. Shalom shalom. Yesu abamugisha. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.